urasoma umukobwa se? Kumusoma gute? Kumusoma gute? Kumusoma nyine mabizo ewana. Yeah. Umukobwa naramusomye reka ndi umuntu w'ikigali uzwi kunyimbaza nkaho ndi w'inyamasheke. Nyine mbwiye nyine experience like you guswambe yari imeze gute? Bwa mbere niga muri high school niga muri high school umukobwa ntago nigeze musoma ahubwo yaransomye kandi mura gusomye numva mpita musomanye. So rero yansomye nyine tu ariko byari birenze like nago naraye mbitikije ijoro ryose bro, ijoro ryose kabisa, all night, the fucking night. Niyo boro kabisa. Barumbwira ikintu ushaka kuvuga like ushaka kumbwira kuburyo nyine abantu bashaka kutumenya bagatungurwa ukavuga ati Diez aba ikintu nyine ushaka kumbwira nyine kigatungura nk'abantu kuri wowe. Sinshaka kuvuga kigatungura abantu. Ikintu gitunguranye kuri njye yose. Okay, ngiye abantu babibeshya kuri lifestyle yanjye. Ntabwo ngenda umuhungu, ntabwo ndi umunyabirori. Ngira ngo ndi umunyabirori kandi abantu bazi kuri outside cyane ndi outside muri outside boy ukunda guparinga mba ndi stay mba ndi ku muhima kabisa, ni mu rugo mama ngiye kuri studio cyangwa nje hano nyine muri muzindi gahunda ariko kugira ngo mvi ntabwo nyine ukiminsi kabisa kugira ngo hari umuntu uzirikana Friday byanyu Turabizi abantu nyine akaba yagize kwa kane hageza kumva ntabwo biri kumutingira rero ntabwo ndagupatinga ndetse yo ngira kuri wowe like igice cy'umubiri wawe bajya bakubwira ko kiri attractive. Okay. Ibintu biragoye ko ntabwo bakunda kunda tuburanga. Ntabwo bakunda kunda tuburanga kabisa.